nazakureka wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka nazakureka wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka ineza ye itarondoreka nazakureka wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka ineza ye itarondoreka ineza ye itarondoreka ineza ye nazatureka wandagare azakuramisha ineza ye barakoze cyane, murakoze mwasubira mu myanya. Rero uyu mwanya tugiye kuha ba nyirarume wa Joli sori wa muri ariyo famiye ya Joli. Reka tubahe umwanya bakoreshe neza, hari ibyo twavuganye bari buvuge. Reka umwanya no wanyu, murakoze. Murakoze cyane. Reka mpamagara umwana wacu Joli nawe aze duhagararane hano niba gifite akabaraga kugira ngo tubashe kubihanganisha turi kumwe. Ntabwo tuza gutinda nkuko umuhesha amagambo yarabivuze, natwe turubahiriza umwanya. Dufite abantu batatu nibaza kuvuga. Turaza guhereza umwanya Pasteur Muyumbe, se wabo wa Joli akaba na sekuru uyu mwana. Tuze guhereza mushiki wacu Nyamaneza kugira ngo hagarare ba nyirasenge wa Joli, hanyuma turaza gusoza na mukuru wacu Pasteur Amoni. Ndatekereza ko abantu bose baraza kubahiriza amasaha. Reka gira kwakira Pasteur Muyumbe twavuga muri uyu mwanya. Cyambere mbaje kubabwira kuko umwana wacu Joli ari umukristo wizera Imana. Mu bibazo byabaye yahuye nabyo,
hari indangagaciro zamugaragayeho zigaragaza kuko ari umukristo, kandi cyo naco gishobora kuba irindi humure ku bantu. Natekereje byinshi kuva batubwiye amakuru y'uyu mwana ko yadusize, ntekereza impamvu Imana ikora ibi bintu, nsanga hariho umugambi w'Imana, kandi kubera iyo mpamvu natekereje kuko uyu mwana n'umwana twabyaye turamurera, arakura, tuzi imirimo yiwe, ibyo yakoze mu nzu y'Imana mu rusengero rwacu rwa Methodiste ari Bukavu. N'uwahagurutse umuntu w'i Bukavu uri hano hari icyo yavuga kuri uyu mwana. Hari imirimo yakoraga mu rusengero idakora abandi bantu, ariko akayikora. Kubera iyo mpamvu, niyo mpamvu umutima wanje wishimye mvuga kuko Imana izamushumbusha abandi bana benshi. Jolie na Dairo, abana bacu, ndabizi rwose kuko ibyo Imana yakoze ibiri inyuma nibyo byinshi. Uyu mwana aragiye, n'imfura yanyu, ariko kandi hari ibyo Imana kibabikiye byinshi, kandi zabahereza abandi bana benshi. Ndashimira cyane cyane umuryango wacu witabiriye muri iki kibazo. Twe twari kure, twari Bukavu, ariko kuva bamaze kutubwira ayo makuru, madame na nyina wa Jolie bahise baza bagera hano, basanga ababyeyi bacu, umuryango wacu bose baraha. Icyo kintu cyaradukomeje cyane. Bene data, nta magambo menshi dufite y'umwana kuko n'umwana w'umumarayika, nta historike yiwe hari. Imana yamuduhaye ikamwisubirana. Icyo dusaba gusa ni kimwe, ni ukugira ngo tubwire umwana wacu Jolie na Dairo, mukomere, Imana yo mu ijuru muzamusenga. Ya yindi yagazi guterera kuvuga ngo uve mu rugo ugenda ukoropika nisa ryose ryamuhumba urirangiza uri wenyine. Iyo Mana wakoreye tizabatererana, izabaha abandi bana. Imana ibaho umugisha. Twakire inyamaneza. Murakoze. Ntabwo byoroshe kuvuga kuri uyu munsi, kuko n'umunsi ukomeye kandi twebwe bari mu mubiri uzuturemerera cyane, ariko kubwo kwizera Imana niyo mpamvu tubona amagambo tuvuga ndetse tugashimira Imana. Imana yacu nishimwe. Turashimira Imana kuko yakomeje umwana wacu Jolie muri ibi bihe, kuko bakomeje kubivuga. Jolie n'umwana wacu mwiza kandi n'umwana wamenye Imana, nayo mpamvu yabashije gukomera kuri uyu munsi ukomeye.